Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza nkurikirana umunsi kundi kuri David Rwanda kuri YouTube channel yanjye wakoze subscribe ngushimira byimazeyo. Nkuko tumaze kubimenyerera YouTube channel inyura Inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro byose bitandukanye. Uyu munsi inkuru yacu y'urukundo ni y'umusore wanzwe kwa sebukwe bitewe nuko umusore nta bushobozi yari afite, nta mafaranga yari afite, yari umukene. Inkuru yacu itangira yari nimugoroba bari gusangira ari umuryango ndetse we wishimye cyane. Gusa umusore yari yasuye Wabo n'umukobwa dore ko bari bakundana kandi Wabo bose bari babizi, bari bamaze kumenyera ko bakundana ndetse ko bazabana. Umusore yitwaga Lucas naho umukobwa we yitwaga kandi. Ese umukobwa bari bicaye yafashe ijambo babaza umusore ati: "Ese Lucas ufite gahunda ki ku mukobwa wanjye kandi ko mbona muhora mukururana byitwa ko mukundana?" Aho ndi baburi nk'aba basore b'iyi minsi baza bagatera umukobwa inda bamara kuyimutera bakigendera ntibabasha kugira n'icyo bamufasha ndetse ntibamutware. Nuko Lucas yaseka asubiza se wa kandi ati: "Nukuri ntabwo umukobwa wawe namuhemukira ndetse nta nubwo namutera inda nk'uko abandi bose babitekereza. Ndetse kandi nge ntabwo ndi umusore umeze nk'abo bose wumva bagenda bagatera abakobwa madabarangiza bakabareka bakabasiga. Umukobwa wawe ndamwubaha kandi ndamukunda kandi sinakora ikosa ryo kuryamana nawe mbere yuko dushyingirwa rwose kandi ntugire ikibazo rwose unyizere." Nuko se wa kandi aravuga ati: "Ni byiza kandi ni iby'umugisha niba ari ukubitekereza gusa abasore bose nuko bamuvuga nyuma mukatwiyakana ndetse mukadutenguha." Ati: "Ntugire ikibazo rwose nge ntabwo nzabatenguha kuko umukobwa wanyu ndamukunda kandi cyane." Nuko se wa kandi ndetse na nyina bahise ko basohoka muri salo baha umwana wabo ndetse n'umusore kugira ngo baganire dore ko bakundanaga kandi bose bari babizi. Nuko kandi yahise kabaza Lucas ati: "Sare amagambo ubwiye papa yakuye hehe rwose?" Ati: "Nukuri ndagukunda ku buryo ntabura icyo mvuga imbere ya papa wawe. Atabwomba numva naratinza kugupropoza kugira ngo tubane kuko urukundo ngukunda ntabwo runyemerera gutegereza." Nuko kandi yahise abwira Lucas ati: "Rero nimba unkunda ugomba gutegereza ukabanza ugashaka amafaranga ndetse nuko tuzabaho warangiza ukaza ukampropoza tukabana. Ati cyangwa nutinda uzasanga abandi bahungu b'inkwakuzi barantwaye." Nuko Lucas arambwira ati: "Nizere ko utebye ariko ibyo bintu uri kumbwira utari seriye. Ati se koko urukundo nkunda rukwemerera kuba wajya mu bandi bahungu bitewe n'ubushobozi mfite?" Nuko kandi ahita akamureba nawe araseka ati: "Yari joke ntabwo rwose nakwanga bitewe n'ubutunzi cyangwa n'ubushobozi ufite." Nuko Lucas yaseka asezera kandi ndetse aratasubira mu rugo asiga kandi aho ngaho ndetse amusigana n'umuryango we. Gusa Lucas nubwo yihagararagaho umuryango yaraturukamo wari ukennye cyane dore ko kuva aho ngaho kwa kandagiye Wabo nta bushobozi yari afite bwo kuba yatega imodoka kugira ngo ibashe kuba yamushitsi Wabo. Byamusabwa kugenda n'amaguru kandi yari ibirometero byinshi cyane kugira ngo abashe kuba yashika aho yari atuye. Kandi Lucas kindi niwe wamenyaga umuryango wabo dore ko se na nyina bari baritabye Imana bari barapfuye. Yari afite gashiki kiwe gatoya niko konyine babanaga kandi yagombaga kukitaho ndetse akakarihira amashuri. Nubwo rero yakundanaga na kandi ubushobozi bwiwe ndetse n'ubukene bwiwe bwamwemereraga kuba yatoza ntakundane nawe dore ko yari umukene cyane ugereranyije na kandi. Ariko bitewe n'uko urukundo ntacyo rwitaho barakundanaga kandi bakishimirana cyane. Nuko Lucas akiva kwa kandi yaratashye ndetse agiye Wabo. Akigera Wabo arakomanga dore ko yari yasize gashiki kiwe gatonya. Gusa ko gashiki ke kitwaga Stella. Nuko yarakomanza ariko mu gukomanga akajya biva nta muntu uri kumufungurira mu nzu. Arakomanga ndetse akomanga cyane aranasakuza ariko Stella ntiyabasha kumwumva dore ko yari yasinziriye. Mu gufungura yafunguranye igihunga ndetse afite umujinya n'uburakara. Ati: "Ni gute naguhamagaye inshuro zingana gutyo kwanga kunyitaba?" Ati: "Lucas nawe ugireka kuvugana uburakari ndetse n'umujinya. Ese ko busanze nari nasinziriye ikibazo kirimo?" Ati: "None twagize akazi kenshi ku ishuri niyo mpamvu natashye naniwe mpita ko nihirika aho ngaho niho naryamye." Ati: "Rero nari naniwe cyane niyo mpamvu nanze kugusubiza rwose ntabwo nakumvaga nti nta wundi mutima mubi bro." Ati: "Ubutaha ujye umbwira dore ubunteye ikibazo uko nari ngize ngo wagize ikibazo muri iyi nzu kandi ujye umenya ko ari njye nawe gusa tubana." Ati: "Ujye umenya ko mama yakunsi ati kugira ngo njye nkwitaho kandi menye buri kimwe cyawe cyose." Ati: "Rero iyo nguhamagaye kuri ntunyitabe ngira ngo ufite ikibazo rero bikantera kuba nagira nanjye ikibazo kinini cyane." Ati: "Rwose Lucas ntugire ikibazo ubutanzajya nkubwira ndetse ntabwo bizongera kubaho ukundi." Gusa bari abana bishimye kandi banezerewe nubwo bari barabuze umuryango wabo nubwo bari abakene. Barakundanaga ibihe byose babibagamo. Ariko Lucas akiri kuganira na Stella ndetse bari guseka ikiganiro ari cyose yagiye kubona kandi aramuhamagaye. Stella kibibona ati: "Ati umusore wipasa muremure ndabona umuryango w'abakiri uguhamagaye rwose."
ati Stella sinakubujije kuzajya ubivuga ngo umusore wipasa muremure, ati kuba naramukuze ntacyo bitwaye ndetse ndabizi neza azanyemera. Nuko Lucas ese ko yitaba kandi ati bimeze bite girlfriend, ati ni sanda komeye kandi ndashima Imana. Ati se umeze uti? Ati meze neza. Ati se mushiki wawe Stella we hameze gute? Ati nawe arashima Imana nta kibazo afite. Ati ariko Lucas igihe mpora nkubwira ngo uzampuze na Stella rwo ko wazampuje nawe tukajya tureka kuguma tuvugana kuri telefone gusa. Ati nta kibazo nzakubwira uze kudusura nawe ugere hano mu rugo urebe kuntu tubayeho ndetse muvugane byinshi murusheho kumenyana. Ati rwose Lucas uwo mwanya sinawutegereza rwose. Ati se washitse amahoro? Ati nashitse amahoro ndetse na Stella nahashitse gusa nasanze yasinzire yafu bityo bituma nk'umutwe ariko byaje gukemuka nasanze ngo yari afite umunaniro ukabije. Ati ariko nawe wamuhangayikiye wagira ngo ni umwana w'imyaka ya 12 rwose. Ati wajya umenya ko yakuze umukobwa wiga muri 6e mu secondaire uracyari wo kumuhangayikira koko. Stella kibyumva itasakuza ati si byose mbamubwira kandi timbwira tareke kumpangayikira ariko ntabwo ajya yumva. Atahora mpangayikiye wagira ndi umwana rwose w'imyaka 12. Ati ariko nawe reka gusakuza wibuke ko agukunda kandi kari wowe wenyine gusa afite rero abagomba kukwitaho. Ati ni njye nyine se afite wowe ntabwo ufite simbona kwitaho cyane nawe. Ati urabyumva aranyitaho nka girlfriend wiwe ariko nawe ujye umenya ko uri umushiki wiwe. Ati uri mushiki we kandi nawe agomba kukwitaho kandi cyane. Ati Stella kandi ujye wubaha musaza wawe rwose dore inshingano nawe gufiteho ni nyinshi cyane kandi urabizi neza ko nta kiba kwifuriza ibyiza. Ati kandi ndabyumva kandi ndamwubaha cyane rwose. Nuko Lucas ese akabwira kandi ati kandi reka nkureke none uvugane na Stella. Ati reka ngira utuntu ntunganya turaza gusubira. Ati ntarebe mukunzi mpa Stella tuvugane. Nuko Stella yakomeje kuganira na kandi naho Lucas we hagenda gutunganya indi mirimo yo mu rugo dore ko yari asanze Stella yasinzire ndetse nta kintu na kimwe yari yatunganyije mu byo kurya by'umugoroba. Gusa Stella mu kuganira na kandi yabajije Stella ikibazo gikomeye. Ati se Stella, ati wanyemerera nkagira ikibazo nkubaza? Ati kandi nawe urakabya rwose. Ati uracyari umuntu mbere yuko umbaza ikibazo ugomba kumbaza nimba koko wakimbaza. Ati ngaho mbaza wisanzuye kandi ujye umenya ko uretse kubuteretana na musaza wanjye ngewe nawe turi inshuti kandi cyane rwose. Ati nta mpamvu yo kuzajya ubaza kumbaza mbere yuko umbaza ikibazo. Ati ubwo burenganzira rwose urabuhora nabwo kuba wambaza ikibazo cyose ushaka. Ati Stella ujye umbabarira nanjye birancanga rimwe na rimwe nkabanza kukusaba uburenganzira bwo kuba nakubaza ikibazo. Terega ujye wibuka ko njye nawe dufitanye isano rikomeye. Ati nteretwa na musaza wawe kandi nawe urabizi musaza wawe ni umuntu ukomeye mu buzima bwanjye ndetse n'ubwawe. Ati ndabizi ni umuntu ukomeye ariko nawe ujye ureka gukabya rwose. Nuko kandi yahise kabaza Stella ati se Stella ubona musaza wawe wankunda? Ati ariko kandi sinakubujije kujya uhora umbaza icyo kibazo. Ati nta n'umuntu nigeze mbona Lucas yakunze uretse wowe rwose. Ati sugize ibintu ahora gutekerezaho. Ati yumva mwabana uretse ubushobozi afite ariko aragukunda kandi ndabizi neza ko agukunda cyane. Ati rero sinzi impamvu uhora umbaza icyo kibazo nimba gukunda. Ati kuba gukunda aragukunda kandi ntuzongere kumbaza icyo kibazo nkwiyame. Ati Stella nawe wibabara. Ati nawe kandi ugiye kumbera nka musaza wawe urarakaye koko. Ati ariko nawe bumbajije ikibazo gituma ndakara ingahe baze kuti Lucas aragukunda koko. Ati umuntu mumaranye imyaka igera kuri 3 uracyambaza nimba gukunda se wowe ntubibona? Ati Stella ndabizi ndabibona ahubwo nuko kuguma mbikubaza nyine mba numva ari byiza ndetse ari umugisha kuba mufite. Ati rero ntukajya ugira ikibazo rwose Stella. Ati kandi ntukajya ugira ikibazo rwose. Ati ndabizi neza Lucas aragukunda kandi nta n'undi mukobwa ateze gukunda uretse wowe. Ati kandi nanjye urabizi pressure mba mushiraho rwose. Ati ntiyazana ubwo ryo kuba yateretana n'undi mukobwa namuvuna. Ati ndabizi neza rwose Stella. Ati aho ntari ubuhambereye rwose. Ati uretse no kuba kubera ati Lucas ni umusore wiyubaha. Ati kurya atatereta abakobwa benshi afite undi wundi atereta rwose. Ati rero ntukajya umugiraho ikibazo aragukunda kandi cyane ntuzongere kumbaza icyo kibazo nsezeranye. Ati Stella ndagusezeranya ko ntabwo nzongera kukubaza icyo kibazo. Ati okay fine. Ati rero reka nkureke nanjye ngiye gufasha Lucas imirimo rero ijoro ryiza tuzasubira ejo. Ati nta kibazo umunsezere umubwire ko mukunda kandi cyane. Ati sawa ijoro ryiza. Nuko Stella yahise kajya mu gikoni ndetse ajya gufasha Lucas imirimo yo mu gikoni. Ariko yahageze akanga Lucas. Ati Lucas. Ati Stella sinakujije kuzajya unkanga koko. Ati baza umuntu w'umusore ukangwa na mushikiwe cyakora urasekeje pe. Ati warasebye ntiwabuze kimwe. Tibaze kuba nkigukanga kandi uzi neza ko tubana muri inzu turi babiri nta wundi muntu uhari. Ati utekereza ko yaba ari kandi wabuje ndetse akagukanga. Ati kandi se yabageze hano gute kandi musizi wabo kandi nzi neza ko ari kuri. Ati ariko wibuke ko afite imodoka ariko kugeraho biroroshye ntago ameze nkaho kubita igitsi ukagenda ndetse umushitseho.
ati Stella urabizi ko turi mu buzima bubi ariko akazi nkora nabwo ati ndahamya neza ndashidikanya ko Imana izahindura amateka ndetse nkaba nabona amafaranga. Ati n'ubu mfite ubwoba bwo kuba napropose kandi kuko abo bafite amafaranga menshi. Ati kandi njyewe ndi umukene rwose urabizi neza. Ati urabizi no kugira ngo nkubone amafaranga yo kwishura abari intambara mba nastragorinze bya hatari. Ati Lucas ndabizi kandi mbyitaho niyo mpamvu nanjye ubona nkora cyane ku ishuri kugira ngo mbashe kuba narangiza maze mbone amanota meza nzabone buruse njye kwiga muri kaminuza maze nteze imbere umuryango wanjye nawe. Ati Stella ndakwingize ntuzigere ukora ikosa ryo kuba wambabaza. Ati kuko umbabaje byambabaza cyane. Ati kuko niwe mushiki wanjye wenyine mfite. Ati niwe data kandi niwe mama. Ati mbashaka ko nzabona wishimye. Ati ibintu byose nkora ndetse no kubona mvunika buri munsi. Ati nuriya kandi nubwo Umutereta ntabwo arenze kukurusha rwose mushiki wanjye. Ati mbashaka ko waziteza imbere kandi ukaba umuntu ukomeye muri ubu buzima. Ati Lucas calm down nawe wiba romantique cyane uziko wagira ngo uri kuntereta uziko wagira ngo nabaye kandi. Ati no. Ati Stella kuri iyi nshuro ndiseriye kurusha uko bitekereza. Tugomba kwiga cyane ndetse ukamaramaza kugira ngo uzabashe gutsinda ndetse wibonere buruse. Ati urabizi neza ko utsinzwe nta kindi nakora. Ati nta bushobozi nabona. Ati kandi urabizi neza ati ntabwo nzigera propose uriya mukobwa utararangiza amashuri yawe ya segonderi. Ati Lucas atari ko warasaze. Ati komeza urangare ejo bundi bazamuguta. Ati genda wo mu propose ndetse mubane. Ati urabizi ngiye nta mezi 3 usigaje kugira ngo ndangize no segonderi kandi amafaranga y'igihembwe cya nyuma aricyo cya gatatu already amaze kuyishyura. Ati rero nduva nta yindi mpamvu yabukubuza kumupropose. Atasuriseriye ko nugomeza gutinda kumupropose hari abahungu bazaza bafite ubushobozi ndetse bakurenze bakaba bamutwara. Ati Stella ndabizi neza kandi arankunda ntabwo yabasha kunca inyuma ngo abashe kuba yashyingirwa n'abandi basore. Ati rwose Lucas uransetsa. Ati uzi ko nanjye bugurutse umusore mfite dukunda nawe muri segonderi mbonye undi umurusha ubushobozi ndetse ufite amafaranga uwo muntu ashobora kuba yaza ndetse akaba yamuwo ngo akaba rero tubasha kuba twabana. Ati vana urukundo rwawe rwo muri segonderi tibura n'ubwana bwa mufite bwo bugoryi ndetse bwo muri segonderi rwa ntago ari urukundo rwose. Ati nyamara Lucas mba nkubwira ibintu birya ariko bitewe nuko ndi mushiki wawe mutonya ntunyumve. Ati ikintu kizima mbona wagenda ugapropose uriya mukobwa. Ati kuko nugomeza gutinda ati hari abasore bari seriye bazamugutwara rwose. Ati usigara ukano ayo maso yawe. Ati se Stella uri seriye kuko nzamupropose. Ati rwose numva wamupropose kandi uzamupropose wabo bahari rwose. Ati uzajya iwabo mupropose bose bahari atabwo uzambwire nanjye tujyane uwo munsi wo kumupropose. Ati ngomba kubikora rero vuba ndetse nkamupropose tukaba twashyingirwa nkaba natangira gushaka uburyo namushira mu rugo. Ati kibazo aturuka mu muryango w'abakire sinzi neza kazanyemera. Ati kandi nubwo yanyemera ati mfite ikibazo ku muryango w'iwabo. Ati sinzi nimba se na nyina bazabasha kunyemera ndetse bakanyakira. Ati Lucas ibyo ntukajye ubivuga by'urukundo rw'amafaranga. Ati nimba ubizi neza kagukunda kandi nabonye waba ari inyangamugayo rwose. Ati kuba se afite yari amakampani yose ndetse na ziriya nganda. Ati ntabwo bisobanuye ko yabasha kukwera imina ndetse ngagusuzugura uko ashaka kose. Ati kandi wibuke ko warangije kaminuza kandi warangirije mu kigo cyiza. Ati uretse ko utarabona akazi gafatika ubu ngubu. Ati ariko ntibyamuhesha imbaraga zo kuba yagusuzugura uko yiboneye. Ati Stella nawe bumpe ibyizere by'umunsi kundi bitangaje rwose. Ati ariko nta kibazo. Ati ngomba kumupropose kandi ndetse tukabana. Ati uko se yabigira kose uko yarwana kose ndabizi neza nawe azanyemera ko nabasha kuba nabana n'umukobwa wiwe. Ati rero reka dupange ndetse tubitegure vuba tuzagendeyo ndetse umupropose. Ati se ikibazo impeta nzagura nzayikura ariko kuko mbizi neza ko bari abana babashaka impeta zihenze. Ati ndujye ubona imikufu yambara yose kuntu ibihenze. Ati ntubona imyambaro ye ndetse n'inkweto ze kuntu zihenze. Ati ndi kwibaza impeta nzamuha kugira ngo abashe kuba yanyemera ntabwo ndi kwishikira rwose. Ati Lucas. Ati kandi Lucas ikintu gituma abasore babanga nta kindi. Ati nukwirarira ndetse mukiye ubushobozi mudashoboye. Ati wowe genda ugura impeta iciriritse itarengeje amafaranga 10,000 rwose. Ati kandi ndabizi neza nuyigura azakwemera. Ati ntabwo bisaba ibirenze rwose nimba gukunda. Ati Stella nawe ati nta kibazo reka njye kuyigura. Bidatinze bukeye bwaho Lucas agiye kugura iyo mpeta. Dore ko yari yamaze kubyemeranywa na mushiki we ko agomba gupropose kandi ndetse bakaba babana. Nuko Lucas akiri kuri shop ari kugura impeta yese akabona call ya kandi amuhamagara ndetse amubwira nabi cyane. Ati se sheri gihe ntazaba naguhamagaye wowe ntabwo uzigera umpamagara. Ati reba ejo sinaguhamagaye nimugoroba ndi kubaza nimba washitse. Ati baby tese kuki warakaye cyane kuki uri kumbwirana umwuka muremure. Ati hoya rwose nabi bintu buri kunkorera ntabwo aba ari byo. Ati se byagenze gute kutari kumbwira. Ati ninde kubabaje nze muvune. Ati rero ushaka kunzanaho joke kugira ngo nseke. Umva Lucas ntabwo ndi guseka rwose ndetse wanambabaje. Ati baby calm down. Ati se nakubabaje gute.
ati mu gitondo ntigeze umbaza uko naramutse, ati na nimugoroba ndetse maze kuvugana na mushiki wawe uretse ko namubwiye ngo akunsezerere, ati nategereje ko byibura nabona message yawe ambwira ati ijoro ryiza nahebye, ati keya zawe nawe zikomangirwa ku mashyi rwose, ati ntabwo nzi ibintu uri kunkorera rwose, uri kuntenguha baby. Ati umva nyine, ati umva, ati kandi umva nkubwire rwose, ati ntabwo ari uko ntakwitayeho rwose, ati nijoro bamaze kuvugana na mushiki wanjye Stella, ati twagiranye ikiganiro kirekire ndetse cyari kirisereye cyane ku buryo byangoye kuba nakuvugisha, ati rero nashidutse tumaze kuganira buri wese ahita akajya kuryama, ntabwo nabyibutse rwose, aho ndasaba imbabazi. Ati mwagiranye ikiganiro kirisereye, ati ko nteye confusion ira, ati ikiganiro wowe na mushiki wawe mwagiranye kigatuma utabasha kuba wanyandikira ndetse umvugishe n'ikihe, ati our secret rwose, ati nibanga ryacu ntabwo ari ngombwa ngo bimenye baby nawe, ati Lucas, ati usigahisha umugore wawe rwose, ati nako girlfriend wawe dore ko utaramproposa tutari twanashyingirwa, ati ariko baby nawe uransetsa, ati kuguproposa biri vuba ndetse ntibizatinda rwose, ati abakobwa musigaye mwisabira abasore ko babaproposa, ati ko nzi ko udashaje watuje ukantegereza, ati nukuri rwose ndatunguye ikiganiro cyatumye wowe ureka ndetse ntubashe kuba wanyandikira ngo mbaze ukomeze ndetse unyandikira umwifuriza umugoroba mwiza, ati byari biraho byari ibya famille rwose. Muri ako kanya Lucas yanze guhita akabwira kandi kagiye kuba yamuproposa ndetse babe babana. Nuko kandi yase kabaza Lucas, ati se Lucas, ati uzagaruka mu rugo ryari tiko nagukumbuye, ati na mama hora kumbaza ati kuki utaragaruka, ati minsi itarenze 2 rwose maze mvuye iwanyu none uragushaka ko mpagaruka, ati se bajya bibuka ko ndi umukwe muri urwo rugo kandi kataba ari byiza ko umukwe ahora kwa nyirabukwe rwose na sebukwe, ati ariko barakwishimira gufata nk'umwana mu rugo, ati rero ndumva kuba wahaza nta kibazo kihari, ati kandi ikindi nshaka kubwira Lucas, ati mama na papa namaze kubabwira ko ufite mushiki wawe witwa Stella, ati kandi inshuti yanjye rero bansabye ko mwazazana mu rugo igihe wazaba warapanze kuza kudusura rwose, ati Stella urabizi ko ari umunyeshuri kandi kaba yagiye ku ishuri, ati rero biragoranye kuba yazi iwanyu, ati Lucas wikabya nawe rwose, ati sinsi ngusabye agafava nk'umuntu dukundana koko, ati basi muzazane muri weekend, ati okay muri weekend ndamubaza niba nta gahunda afite nazaba nta gahunda afite nzamubwira ndetse tuzane, ati cyangwa nze kubimwisabira nze kumuhamagara mbimwisabire ndabizi we ntago ari bubihakane, ati baby tisingombwa ngo bimwisabire rwose nimba wabimbwiye nabyumvishe ndetse ndaza kubimusaba tuzaza muri weekend basi ndabikwemereye, ati wow, ati ndagukunda Lucas, ati nkunda kutajyungora kandi ko unyumva, ati nanjye kandi ndagukunda nkunda kutajyungora kandi ko unyumva, ati kandi ndagusezeranya ntabwo nzigera ngusiga rwose ndagukunda kurusha uko bitekereza, ati aha, ati ubwo utangiye kuba romantique birenze reka be nkuretse rwose, ati suri he ko numva uri ahantu hari akavuyo kenshi cyane, ati nagiye mu isoko hari utuntu nagiye kugura, ati he kagera inkuru rero, ati se n'ibiki wagiye kugura mu isoko baby, ati n'udukoresho twa Stella nagiye kugura rwose nta birenze, ati ati Lucas ko numva ijwi ryawe wagira ngo ryujemo ibinyoma wambwije ukuri, ati n'ibiki wagiye kugura, ati baby ni surprise rwose ntabwo nabikubwira rwose, ati ati ama surprise yawe ndayamenyereye rwose, ati gusa nuzaza ntuzibagirwe kunzanira pizza rwose dore ndayikumbuye, ati baby pizza wowe ko ndi umukene pizza nayibona rwose, ati aha, ati nawe uburira, ati ntiwanakita ku mukunzi wawe, ati ntari buzaza nibyo ushaka rwose, ati cy'ingenzi nuko ngukunda, ati ntari binange ndagukunda kandi ndakwizera rwose. Nuko Lucas yaseka kopa kandi ndetse agura ibyo yaragiye kuguragura impeta nkuko yari yabisezeranye na Stella, akimara kuyigura yahise asubira mu rugo, gusa akigera mu rugo yasanze Stella yishimye ndetse ari guseka cyane, ati se Stella kuri guseka cyane ndetse wishimye byagenze gute, ati Lucas nuko utazi ibintu byabaye ku ishuri, ati se byagenze gute, ati bushize sinari nakubwiye ko ngiye gukora amarushanwa yo kuba naba umuririmbyi ukomeye ndetse mu kigo, ati wari wabimbwiye, ati ariko bitewe n'ijwi ryawe rivuga wagira ngo ni radio iri gusamira ntabwo nizeraga ko watsinda, ati rero amarushanwa twayakoze ndetse kandi nayatsinze, ati banyemereye ko bazankorera amashusho ndetse na audio byose, ati ndetse bakabinkorera kusa bakamfasha no kuba nakamamara, ati wow, ati ariko Stella, ati ibyo byose nubwo byabaye ntibikakubuze kwiga ndetse ushireho umwete cyane, ati kuko ibyo by'ubuhanzi byose biza nyuma, ati cyambere cyakujyanye no kwiga kandi ugomba gutsinda, ati Lucas nawe umva ko ntubo bigize birebire ndetse urakaye, ati ese ujye ubona ntsindwa basi kubera ko nkurikirana ibintu by'umuziki, ati Stella si ibyo mvuze, ati gusa you have to be success, ati ugomba gutsinda kandi ugatsinda cyane, ati nta kintu kigomba kukwitambika imbere yaba ari ibyo by'umuziki ndetse n'ibindi, ugomba kwita ku kizami cyawe ndetse ukazatsinda, ati by the way, ati ni byiza kandi ni iby'umugisha kuba watsinze rwose, ati courage kabisa ngaho ngwino mpobere.
nuko Stella yaseka ahobera musaza we ndetse n'ibyishimo byinshi cyane, dore ko byari ibyishimo bitewe nuko Stella yari amaze kugira intambwe ageraho. Ariko akiri kumubera yahise akamubaza ati se Stella, muri weekend hari gahunda ufite? Ati no, urabizi muri weekend rwose azaba ari konje, kandi aba ari weekend nawe urabizi ntabwo tujya kwiga. Ati rero muri weekend hari ahantu ushaka ko njye nawe tuzajyana. Ati hey, ati kagira inkuru rero, ati uzansohokana se noneho? Ati finally wemeye kuba wowe wansohokana n'ukuntu nzugugubira ku mafaranga yawe? Ati hoya ntago ari ibyo ngibyo avuga rwose Stella. Ati se ibintu byawe byose uba wumva ko ari ugusohoka? Ati hoya ntago ari byo nasobanuraga rwose. Ati ariko mbwiye ko muri weekend nzaba ndi free. Ati kandi umbajije ko ntaziga. Ati rero ntabwo nziga kandi nzaba ndi free. Ati ahubwo mbwira uzansohokana hehe? Ati Stella, ati ntago ari byo gusohokana ndetse n'ibindi. Ati ahubwo ndashaka ko tuzajyana muri weekend ndetse tukazajyana ku muryango kwa kandi nshaka kuzamupropose. Ati wow, ati finally tujye kuba twaba batatu. Ati njyewe nawe ndetse na kandi. Ati yes of course, tujye kuba twaba batatu nzajya kumuproposa. Ati kandi yamaze kugupresenting imbere y'Iwabo ndetse yababwiye ko uri inshuti yiwe cyane. Ati rero bansabye ko ninsubirayo nzajyana nawe. Ati rero nshaka ko tuzajyana ndetse nkaba namupropose. Ati ndumva rero weekend yatinze kuba yagera kugira ngo njye nawe tubashe kuba twajyana tujye kubasura rwose. Ati ntugire ikibazo, weekend iragira vuba ndetse tuzajyanayo rwose. Ati wow, ati ndagukunda brother, ati nkunda unyitaho rwose. Ati ukomeje kumpuza n'imiryango y'abakire. Ati rwose umpuje no kwa so ukwe. Ati muri weekend rwose tuzajyana nanjye ndabyemeye. Ati abwo reka ntangire ntegura utwambaro twanye na twadukwete twanye ndufore neza da batazanyuzamo ijisho. Ati ntari bitegure ko batazakunyuzamo ijisho nk'uko ubishaka rwose. Bidatinze weekend yarageze. Lucas yagombaga kujyana na Stella ndetse bakajya kwa kandi bakajya kubasura nk'uko yari yabimusezeranyije. Bakigera kwa kandi basanze ko ku muryango wo kwa kandi wabiteguye, dore ko bamufataga nk'umukwe wabo. Nuko bakihagera bahise ko bicara ndetse baraganira cyane. Gusa nyina wa kandi arebye Stella yaramwishimiye cyane ndetse aramukunda cyane. Ati Stella bimeze bitete? Ati ni sawa. Ati se Stella wiga ibiki muri segonderi? Ati harya wiga mu wa gatandatu? Ati yego rwose mama, ati niga mu wa gatandatu niga ubukerarugendo. Ati ubwo ngubwo nakumvisha ukunda gutembera wo ukundira ha? Ati hoya mama, atabwo nuko ari byo niyumvamo. Ati ati biba byiza buryo uyu mwana akunze ibintu cyane ndetse akiga ibintu yiyumvamo niho bitamugora ndetse niho kariyeri yiwe ikura cyane. Ati rero mama, ati nanjye ati rwose ubukerarugendo ndabukunda cyane, ati kandi na mushaza wanjye abishyigikiramo rwose. Ati yewe twakomeje kuganira rwose Lucas turamwirengagiza. Ati se Lucas oti we bimeze biti? Ati rwose mama, ati nanjye bimeze neza kandi ndakomeye. Ati n'akazi karagenda neza nyine nubwo haba harimo imbogamizi nyinshi cyane. Ati ariko bimeze neza. Nuko bakiri kuganira ndetse bishimye banezerewe cyane. Lucas yahise kareba kandi ati kandi ndikumva ashaka kugira ikintu nkubwira mbere y'ababyeyi. Nuko kandi ati ko yikanga cyane ati ati mbere y'ababyeyi hari ikintu ushaka kumbwira? Nuko se wa kandi ataseka cyane ati bundi nkunda Lucas akorera imbere cyane rwose. Ati rata Lucas twibwire twese twiyumvire. Nuko Lucas yahise ko yunama ndetse akuramo impeta shinga ivi. Ati akabwira kandi ati se kandi wakemera njye nawe tugashyingirwa? Ababyeyi bose bahita ko batungurwa ndetse bagira ubwoba bwinshi cyane. Ati uzi ko Lucas ari seriye? Ati dore rwose yazanye n'impeta. Gusa kandi ntabwo ari guhita kabihakana, ahubwo nawe se kayavuga ati njye nawe ndabyemeye rwose twashyingirwa Lucas. Ati kandi urabizi ko ngukunda nta mpamvu yo kuguhakana, atabwo wari warantindiye. Gusa agikuramo impeta agiye kuyimwambika kandi atakayireba ndetse aratungurwa cyane. Ati Lucas akibibona atakabona ko kandi mu maso ye hijimwe ndetse arakaye. Kandi ati rwose I'm really sorry rwose umbabarire. Ati ubone bwo bushobozi nabonye bwo kuba nagura ino mpeta, ariko ndakubwiza ukuri nzagura indi ndetse ihenze cyane. Ati tuzajya kubana nakuboneye indi ndetse irenze. Ati Lucas, ati ntugire ikibazo cy'impeta rwose. Ati ndatunguwe ahubwo n'ubushobozi bwawe buke ufite kuba wikuye impeta y'ibihumbi 10 rwose. Sintunguwe nuko uhenza, ahubwo ntunguwe n'ukuntu wigoye kugira ngo ubashe kuba wayingurira. Ati ahubwo yinyambike rwose. Gusa se wa kandi ntabwo yahise kabyishimira, ahubwo yahise karakara cyane. Ati kandi turi guseka nta n'isoni. Ati impeta y'ibihumbi 10 ku mwana wanjye? Ati ntabwo bishoboka rwose. Ati Lucas, ati we ntabwo uri umukwe nashyingira umukobwa wanjye rwose. Ati natekereza ko basi wizigamye ko ufite amafaranga menshi.
ati kumbe nuko nguko umeze uri umukene bigeze aho ngaho. Ati ibihumbi 10 nibyo waguze impeta yo kuba wabasha kuba waza ngo ushingirwe umukobwa wanjye. Ati mupropose mubashe kuba mwabana. Ati Lucas ntabwo we nagushingira umukobwa wanjye. Ati reba imikufi yambaye, reba ibintu byose yambaye. Ati ntabwo bishoboka. Nuko se kandi yahise kakurura Lucas ndetse amujyana hanze. Ati Lucas ntabwo nakemera kushingirwa n'umukobwa wanjye. Tasaba guhembwa ngayo ku kwezi. Ati mpembwe 50 by'amanyarwanda rwose papa, kandi tuzikaye amafaranga uvuga umwana wanjye yahahisha rimwe gusa. Yagiye muri shop ndetse akayahahisha ndetse akanayarenza. Ati none we niyo uhembwe ku kwezi atubwo urumva ubwo wabasha kumutunga. Atariko papa kandi ati nibwo bushobozi kandi ndabizi neza nzabona akazi. Ati ndacyari gushaka akazi niho nkirangiza kaminuza. Ati okay nimba ariho kirangiza kaminuza rero va ku mukobwa wanjye urebe undi mukobwa wese ushaka. Ati nawe umukobwa wanjye we ntabwo namuguha. Ati se wize iki? Ati rwose nize ibintu bya electrical engineering. Ati okay nimba ari byo wize rero. Ati nibyo ngibyo wize? Ati yego nibyo nize. Nuko se kandi yahise afata sheke ndetse amusinyira 5,000,000. Ati fata zino 5,000,000 tugenda utegura ubukwe bwawe ndetse n'umukobwa wanjye. Ati ejo mu gitondo uzaze kuza mu kazi ndetse utangire akazi, utangire gukora muri company yanjye. Ati kandi ikindi, ati ntubwire umukobwa wanjye ko naguhaye akazi kandi ntumubwire bino bintu byose bibaye. Atariko rwose papa njye ufite akazi. Ati akazi ufite n'akazi kagwembe 50 turi kumva kabasha gutunga umukobwa wanjye ndetse nawe kakagutunga. Ati ejo mu gitondo uzaze mu kazi. Ati kandi ndetse igihe cyose utazabasha kuba waza mu kazi. Ati ntuzigere ugaruka muri runo rugo ngo uje gushaka umukobwa wanjye. Nuko Lucas biramubabaza cyane bahita kubasubira muri sala ariko nta kindi yari gukora rwose. Dore ko yari amaze gutenguhwa ndetse yari amaze kubona ko nta kindi yakora. Bahise ko bajya muri salo. Ndetse se kandi yaje aseka cyane kugira ngo yerekane ko nta kibazo cyabaye. Ati nge na Lucas kwa turi kuganira rwose kubijyanye n'ubukwe bw'umwana wanjye ndetse already namaze kubyemera. Gusa Lucas bitewe nuko yari umusore wihagararaho ndetse cyane yahise afata ya sheke arayitabura ndetse ayita ku meza. Ati rwose papa kandi ati nge sindi uyu musore rwose. Ati amafaranga nzayabona ariko atavuye mu biganza byawe. Ati kandi ntabwo nakora akazi kawe rwose. Ati nzashaka amafaranga yanjye. Ati sheke ngwayo urayitabuye nta n'isoni. Ati kandi nta nubwo nakemera kuba nashingira umukobwa wanjye umusore w'indiscipline nkawe. Ufata sheke akayitabura sheke ihenze gutya. None urifasha utabura sheke nta n'isoni. Ati papa kandi ntabwo bishoboka ko nyine nakora akazi kawe. Ndabizi neza nzabona akazi keza dore ko hari n'ahandi hantu na-applyinze. Nuko se kandi yahise karakara ndetse arahaguruka. Ati rero mvira mu rugo ndetse ujyane na mushiki wawe ndetse nta nubwo mwari mudukwiriye. Ati uwo mu muryango w'abakene nane nibeshye cyane koko. Atugeze kuri uwo mu muryango w'abakene ndetse wihagararaho by'amafuti bigeze ahangaha. Ati mvira mu rugo usoko ugende. Nuko kandi aho yarari ndetse yarababaye cyane. Nuko Lucas ese kabwira kandi ati se kandi uraza tujyane cyangwa urahitamo ko wagumana n'iwanyu. Nuko kandi yabuze amahitamo ndetse arababara cyane ararira. Ati Lucas rwose umbabarire ntabwo nasiga umuryango wo mu rugo. Ati ntabwo bishoboka ko nasiga mu rugo ndetse ngo ngewe nawe tubashe kuba twabana. Ati rwose sohoka nta kundi nyine nta kundi byagenda urukundo rwacu nta mugisha ururimo. Ati se koko kandi nawe uranyanze bitwera ko nta mafaranga mfite. Ati Lucas nukuri Umusore rwose ndagusaba imbabazi nanjye ndagutengushye rwose. Ati ntago ari uko narinzi ko nanjye byagenda, ntabwo ari uko nguko nari mbyiteze rwose. Ati rwose mbabarira ndagutengushye pe nubwo ubu nabuze icyo mvuga. Ati gusa mpisemo kuba nagumana no mu rugo. Nuko Lucas yahise afata ukuboko Stella ndetse barasohoka bababaye cyane bahita ko bataha. Ise kandi se kabwira kandi ati mukobwa wanjye turakoze rwose kuba utangojeje isoni imbere ya karaga aho nk'agakene. Ati papa ati ni gute unsuzuguza imbere ya boyfriend wanjye rwose. Ati se kuba ari umukene bivuze iki? Ati papa ntuze kimwe gusa urambabaje kandi urantengushye rwose. Nuko nyina wa kandi we yari yumiwe byari byamurenze. Gusa se wa kandi yahise kareba nyina kandi ati sinaba nkoza amakosa y'umugore wanjye. Ati ntukoza amakosa ahubwo ukoza amakosa cyane. Ati sube kuntu ngiye nawe twabanye. Ese ko batandukanyije kandi bakundana. Ati hari undi muhungu ufite da. Ati se hari umundi muhungu uri guteganyiriza kandi. Ati urabizi mbandana n'abantu bakomeye kandi bafite amakampani akomeye. Ati rero ndabizi neza ntabwo ari buze kubura undi musore babana kandi mu basore bose dukorana ntabwo yabura umusore rwose bashyingirwa. Ati gusa bibuke ko yashuti yanjye ifite umusore wiga muri Amerika kandi wa musore wibuke neza akakunda kandi. Ati rero kuba babana nawe nta kibazo. Atabwo ndamuhamagara ejo azaze ndetse tubyumvikane iby'ubukwe bwabo. Nuko bidatinze se kandi yahise kahamagara wa musore w'umukire ndetse aziwiwe ndetse abasha kuba yamushingira umukobwa wiwe. Gusa wa musore ntibyatinze yahise kahagera bukeye bwaho. Nta kindi cyari kimuzanye uretse kuba yakumvikana na se wa kandi ndetse akaba yamushingira umukobwa wiwe.
isi wa kandi yahise kahamagara kandi ati kandi ngwino hano hari umuntu uri kugushaka ndetse byihutirwa. Kandi akimubona yahise kabona n'umusore wiyemera cyane ndetse ufite ibikabyo byinshi cyane dore ko yaje amuhobera ndetse nta n'ikindi baravugana. Ati se papa uyu musore aje hano gukora iki? Ati mwana wanjye ati uyu niwe naguhitiyemo kuba mwashyingirwa. Ati papa ariko uri gukomeza gukabya ndetse uri kurengera. Ati urabizi neza ko ukunda Lucas. Ati kandi uyu musore rwose ntabwo njye nawe twakundana rwose, nta nubwo namwiyumvamo. Ati urukundo rw'umunsi umwe nta nubwo rubaho ngo njye nawe dushyingirwe. Ati ndetse nimba ari n'ibyo ngibyo uri kuvuga ngiye kuba nashyingirwa n'uyu musore. Ati ntabwo bishoboka rwose. Ati ntabwo bishoboka nta nubwo nabyemera. Nuko kandi yahise akuramo imikufi yose yari yambaye ndetse n'amaherena yari yaramuguriye. Ndetse n'ikoti yari yambaye rihenze se yari yamaze kumugurira bukeye bwabo byose arabisiga aho ngaho. Ati papa nimba ari ibingibi witwaza bigatuma babasha kumfatira imyanzuro ndetse itari myiza. Ati rwose bigumane ngendagiye kandi ntabwo nzagaruka hano rwose papa kandi ikindi umubabarire. Ati kandi uragiye? Ati papa rwose nagiye kandi umbabarire rwose. Nuko kandi yahise asohoka mu nzu aragenda. Nuko so kandi yahise akabwira umusore ati rero urabona ko umukobwa wanjye byanze ndetse ntabwo byashoboka. Ati okay, ati nimba bitashoboka urabizi neza ko ndi umukire. Ati ndaza kuba nashaka undi mukobwa tubasha kuba twabana. Ati nta ribi rwose ushaka undi mukobwa mabasha kuba mwabana. Ati naho kandi urabona ko yantengushye rwose yabyanze. Nuko kandi yahise kagenda ndetse yifungirana mu cyumba cyiwe. Ahamagara Lucas, gusa mu guhamagara Lucas ntigeze amwitaba ndetse yaramwihoreye bitewe n'agasuzuguro babo bari bamusuzuguye. Yakomeje guhamagara Lucas ariko ntigeze amwitaba. Nuko kandi yahise afata umwanzuro wo kuzinga ibintu byiwe ndetse akava mu rugo ndetse akajya gushaka Lucas ahantu hose yagiye ndetse bakabasha kuba babana. Gusa nyina wa kandi nawe ahantu yari yikingiranye mu cyumba yari afite umujinya n'agahinda kenshi cyane bitewe n'uko umwana we yari ababaye kandi yari umwana umwe w'ikinege bari bafite. Gusa umugabo yaramukomangiye ndetse amusaba imbabazi ati mama kandi ati nukuri rwose mbabarira rwose. Ati nukuri mbabarira ndabona warakaye ndetse wandakariye cyane. Ati nabazwa n'iki kukurakarira? Ati rwose mugabo mwiza ibintu wakoze ntabwo ari byiza ndetse simbigushyigikiyemo habe na gatoya. Ati urabizi kuva kera namye gushigikira mu myanzuro yose wajya gufata. Atari kuri ya mwanzuro wo wafashe ntabwo ari wo rwose. Umwanzuro wo kwanga umusore ati nuko ari umukene. Ati uribuka neza ati nakwemeye nta mafaranga ufite. Ati wari umukene cyane. Ati kandi urabizi nanjye nabashije kuba nava mu muryango wari ukize kugira ngo mbashe kuba nagusanga. Ati naragufashe ndetse ibintu byose tubigeraho tubona amafaranga. Ati none kano kanya uribagiye rwose. Ati umusore waje gupropose umukobwa wawe uramwanze ati nukubera ko ari umukene. Ati rwose biriya bintu wakoze nabikugaye ntabwo nabishimye umugabo mwiza. Ati nukuri rwose mbabara nanjye ndi kwigaya kano kanya ati umwana wanjye amaze kugenda ndetse namubuze. Ati kandi nawe ndi kubona ngiye kukubura. Ati njye ntabwo nakubura rwose. Ati ndabizi ntabwo wambura. Ati suratekereza ko ntabasha kuba nagenda nanjye nkagusiga. Ati mugabo mwiza ati wakoze ikosa. Ati tugende ubasha kujya wasaba uriya musore imbabazi rwose. Ati kandi umwemerera abasha kuba yabana n'umukobwa wawe. Ndabizi neza urabizi neza Lucas ni umusore w'icyerekezo kandi ushaka amafaranga. Ati ndabizi neza azayabona ndetse bazakira. Ati kandi biko ko natwe twari abakene kandi twiteje imbere. Ati rero numva ko ari umukene ntacyo bivuze. Ati ntacyo bivuze kandi ntabwo bivuze ko wakanga kuba wamushingira umukobwa wawe rwose. Ati rwose umugore mwiza ati mbabarira nanjye nabyumvishe kandi ngomba guhinduka. Ati reka tugende tujye gushaka Lucas ndetse reka duhamagare kandi nawe tujyane. Gusa agiye kumanga mu cyumba cya kandi akigeramo asanga kandi ntawe urimo ndetse ibintu byose yabisohoye yabijyanye. Ati mama kandi uzi ko kandi ntari kumubona yagiye. Ati yes. Ati uko nagiye nawe nikagiye nyine. Ati reba yagucitse ndetse araducitse tugiye kuba twamubura. Ati se basi wabuzi ahantu Lucas aba. Ati ndahazi jya mu modoka tugenda ndetse tubashe kuba twahabasanga. Nuko bahise bafata imodoka baragenda. Gusa kandi yari yagendetse yari yasanze Lucas. Gusa kandi akigeraho Lucas yari yasanze Lucas ari mu mirimo yiwe ndetse ababaye cyane. Atamamaga ati Lucas. Gusa Lucas akibona kandi ibyishimo byaramureze ntitaye kuko iwabo bari bamusuzuga yahise kamwegera ndetse aramuhobera cyane. Kandi yahise akabwira Lucas ati I'm sorry. Ati hoya nta mpamvu yo gusaba imbabazi atabwo niki kikuzanye hano. Ati Lucas tinje kuba njye nawe twashingirwa rwose. Ati ndaje ngo njye nawe tubane rwose kuko ndagukunda ntabwo nabaho ntagufite. Ati si wanyu babyemeye. Ati hoya. Ati ntabwo babyemeye ariko nanjye kuri inshuro nifatiye umwanzuro. Ati se ntabwo bazamfungisha ndetse cyangwa ngo bambabaze. Ati urabizi ndi umuntu mukuru cyane. Ati ubwo niba gufungisha njye nawe tuzajyana muri gereza. Ati okay sawa ntari niba bemere kuba twabana rero. Ati se basi wanyemera nkazana impeta nkakugupropose tukaba twabana. Ati nta kibazo uzana ya mpeta ndore ko nari nanayikunze. Ati se bayishize he? Ati hoya kandi ati naguze ndi henze ndetse cyane. Ati nari ntegereje kuzaza ndetse nkaba nayikwambika. Nuko kandi yaratungwe bitewe n'impeta yarabonye Lucas yari yamuguriye yari ihenze cyane ugereranyije na yandi yari yamuguriye bwa mbere.
nuko agitangira kuyimwambika agiye kubona abona se wa kandi ndetse na nyina baraje. Mu kuhagera bahise ko babona Lucas ari kumwambika impeta. Lucas atabwira se wa kandi ati se none muje kuba mwabyica rwose babyeyi ati mwambabariye ko ndi umukene kandi ndabizi ko nziteza imbere. Nuko se wa kandi ase kamubwira ati ntugire ikibazo rwose Lucas ati nakwemereye ko wabana n'umukobwa wanjye ati kandi mugumane ndabizi neza uzabigeraho ati kandi nanjye nari umukene ati kandi mubabare kuba naritwaye nabi rwose ati rero ndabemereye mubasha kuba mwabana. Nuko Lucas urwo rugamba rutsinda gutyo abasha kuba yabana na kandi ndetse na Stella yakomeje amashuri yiwe abasha kuba yajya muri kaminuza. Inkuru yacu y'urukundo naho ngaho irangirira. Kwibutsa gukora subscribe kuri David Rwanda ndetse ugakora comment ndetse na share kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana uko bwije ndetse nuko bukeye. Ndabakunda cyane.